Abahanga bavuga ko ku isi hariho amoko miliyoni 8.7 y'inyamaswa. Izo nyamaswa kandi zirimo ibyiciro bitandukanye, harimo icyiciro cy'inyamaswa zikaze twavugamo nk'intare, ubwoko bw'ifi bwitwa shark ndetse n'ingwe. Harimo kandi icyiciro cy'inyamaswa zishimishije cyangwa se zinejeje kuzireba nk'inkwavu, impongo ndetse na oteri. Hirya no hino ku isi uzasangamo inyamaswa zidasanzwe zigaragaza ibintu bidasanzwe ndetse n'imyitwarire idasanzwe. Urugero twaheraho ni urw'akanyamaswa gato gatangaje, igikeri. Igikeri burya iyo kigaragaye imbere y'ihene ikabona ibice bigize umubiri wacyo igira ubwoba, kugenda bikayinanira ndetse ikaba yasubira inyuma ikiruka. Uyu munsi twabateguriye zimwe mu nyamaswa zidasanzwe ndetse zitangaje cyane birenze uko bitekereza, izo mushobora kwifuza kubona ndetse mukazongera ku rutonde rw'izo mwifuza kuzasura. Nge ubagezaho iki kiganiro ndi Pierre Ndayizeye. Mbahaye ikaze. Inyamaswa ya mbere itangaje duhereyeho ni iyitwa shoebill. Shoebill ni inyamaswa ibarirwa mu bwoko bw'ibiguruka, ikaba ifite umunwa uforomye nk'urukweto. Iyi nyoni ifite umunwa umeze neza nk'inkweto. Ikindi gitangaje kuri iyi nyamaswa ukwiye kumenya nuko ifite uburebure budasanzwe, aho zimwe muri zo ushobora gusanga zifite uburebure bungana na mikono cyangwa se metero 4. Bitandukanye n'izindi nyoni ziba mu bishanga harimo nizo dusanzwe tubona, shoebill zica izindi nyamaswa bihuye. Amaguru yazo maremare aziha ubushobozi bwo kubasha koga ndetse no kunyura mu mazi magari, bityo zikabasha guhiga ibizitunga birimo ibikururuka hasi, imbeba n'amafi, tutibagiwe ko zifite ubushobozi bwo guhangana n'ingona zikazica, nubwo tuzi ko ingona ari inyamaswa zitinyitse. Umunwa wayo muremure kandi munini umeze nk'urukweto kandi ukomeye cyane niwo zifashisha mu kwica ibindi binyabuzima bihuye. Icyakora ntukwiye guhangayika kuko izi nyamaswa zitajya zica cyangwa ngo zisagararira abantu. Inyamaswa ya kabiri itangaje ni iyitwa penis snake. Biragoye cyane kwifata ngo ntuseke uramutse wumvise izina ry'iyi nyamaswa, bikaba karusho uyibonye. Birumvikana izina ryayo ryonyine riratangaje, penis snake. Iyi iri mu bwoko bw'inzoka ndetse ikaba ifite umunwa umeze nk'igitsina cy'umugabo. Witegereje umunwa wayo usanga neza ari fotokopi yo ku mpera z'igitsina cy'umugabo. Nubwo dukurikije izina ryayo twakumva ibarirwa mu bwoko bw'ibikururuka, ariko siko biri kuko ifite amagufwa bitandukanye n'ibindi bikururuka. Iyi nyamaswa yavumbuwe n'uwitwa Sir Graham Wells mu ishyamba ryo muri Brazil. Iyi nyamaswa kandi ishobora kuboneka mu nkengero z'umugezi wa Amazon, aho ibasha kubona udukoko n'amafi matoya nk'ibiryo byayo bya buri munsi. Inyamaswa ya gatatu tugiye kureba ni iyitwa glass frog. Glass frog ni ubwoko bw'ibikeri bimeze nk'ikirahuri. Nk'uko ikirahuri kibonerana ukaba ubasha kukirebamo ukabona ibiri inyuma cyangwa imbere yacyo, niko iki gikeri nacyo kimeze. Ukirebye ubasha kubona ibyo mu nda bikigize ndetse ukabona n'ibiri inyuma yacyo. Ikindi kandi iki gikeri giforomye nk'igiti. Byinshi muri ibi bikeri bifite uruhu rujya gusa n'icyatsi, ariko bimwe ukabona nanone nta bara bifite mu mpande. Ibi bigatuma ingingo zabyo zigaragarira amaso. Ikindi gitangaje kuri ibi bikeri ni imigongo yabyo. Abahanga bavuga ko imigongo yabyo imeze nk'amagi, ituma inyamaswa zishaka kwica no kurya abana babyo zitabasha kubitahura kuko zigira ngo ni amagi. Amahirwe yawe meze yo kubona iki gikeri kimeze nk'igiti ni muri Costa Rica cyangwa Panama. Pariki ya Tortuguero ya Costa Rica, aha niho ubasha kubona iyi nyamaswa. Costa Rica's Tortuguero National Park niho ushobora gusanga ubu bwoko butangaje bw'ibikeri. Inyamaswa ya kane itangaje ni iyitwa sunbear cyangwa se idubu y'izuba. Iyo uvuze idubu, abantu benshi bumva ubwoko bw'amadubu manini, amadubu abangutse cyangwa se afite umuvuduko ndetse bubi cyane mu kugira ubugome no kuryana. Ubumenyerewe bukaba bugira ibara rya polar, greasy, brown ndetse na black. Ntibatekereza ku idubu y'izuba yo itandukanye na bibyara byayo by'ibigome. Sunbear
ni idubu ntoya ku isi, aho iyitwa ko ari nkuru usanga ipima munsi y'ibiro 100. Igituma ibinyamaswa itangaje ni ururimi rwayo rurerure. Sanibiya igira ururimi rurerure rupima inchi 9. Inchi 9 mu ngero z'uburebure tumenyereye zingana na santimetero 22.86. Izi zizwi kandi ku izina rya honeybeer cyangwa se amadubu y'ubuki. Ibi biterwa nuko aya madubu yurira ibiti akajya gushakamo ubuki, ndetse n'ururimi rwayo rurerure rukaba ari rwo yifashisha. Bitewe n'itemwa ry'amashyamba, umubare w'ubwoko bw'aya madubu ugenda urushaho kugabanuka cyane. Icyakora ubu bwoko buracyaboneka cyane mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Aziya, mu gihe amadubu asanzwe yo aboneka cyane mu majyaruguru ya Amerika. Inyamaswa ya gatanu ari nayo ya nyuma tubabwiraho ni yitwa panda ant. Ubu ni ubwoko bw'ikimonyo. Nk'uko twumva panda bear cyangwa se idubu yo mu bwoko bwa panda, niko hari n'ikimonyo cyo mu bwoko bwa panda. Ibi bimonyo bigira umubiri wera cyangwa se w'umweru n'ibibara byirabura. Ibi bimonyo biranejeje cyane kubireba, ndetse uba ubona nta kibi cyabyo. Icyakora ntukwiye kugisuzugura kuko iki kimonyo cyo mu bwoko bwa panda gishobora kuba kibi cyane kurusha idubu. Ibimonyo byo mu bwoko bwa panda biboneka muri Chili ndetse no muri Argentine. Ikindi ukwiye kumenya ni uko panda z'ingore nta mababa zigira kandi zigira urubori rutyaye. Birumvikana rero nubwo ibimonyo bya panda binejeje kubireba, ariko igihe uhuye nacyo uba ukwiye kukigendera kure. Bitabaye ibyo ubuzima bwawe buba buri mu kaga. Munyemerere ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisubikire hano. Nge wabagezagaho iki kiganiro ndi Pierre Ndayizeye. Mwakoze kubana natwe.